challenge ya mbere nagize ari yo gusaba imbabazi tu niwo mukoro wa mbere umwuka wera yampaye. Urumva hari abantu iyo wabaye mu buzima nk'ubwo umuntu aba yarabayemo, hari abantu baragiye uhemukira ubigambiriye cyangwa utabigambiriye, ubizi cyangwa utabizi, ariko kugenda wegera Kristo ugenda wibona nyine, ubona muri ya image ukabona ububore n'ububi bwawe bwose. Urumva Yesaya ngo yabonye Imana avuga ati mbonye ishyano ndi umunyaminwa yanduye ntuye hagati y'abanyabyaha, kandi yarazenyeje avuga ati muzabonesha no muzabonesha no. Mu by'ukuri njyewe nta muntu ugeze umbabaza ngasaba imbabazi, ariko abenshi barambabaje. Nvango we ntibanagusije n'imbabazi. Ariko njye nize ko nk'ubu ngubu story yanjye ya papa n'uvuga ngo nka papa jewe sinigeze mushyingura. Bene wacu nagombaga kubishiramo, kandi numvishe ko ibyo bankoreye atari ibintu byiza, sibyo? Icyo kintu nigeze no gusubirayo kubasura. Urumva ntihabamagara abantu bambwira ati twavugana, umwe akemera undi akanga, ukihangana ugatitiriza akitaba, akambwira ati rero hari iminsi twabanye ndi mu buzima bugoye ntameze neza, ndi lost ukuntu nshobora kubonera kubanye nawe, umbabarire. Ukumva man, nyine bamwe bakabyumva abandi ntibabyumva. Nuko Petero aramwegera amubaza ati databuja mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe ngeze 7? Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeza 7 yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itarano inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugurana n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragara amupfukamira aramwinginga ati mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenari 100, aramufata aramuniga ati nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda bibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza azamarira kwishyura umwenda wose. Na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Shalom shalom. Turabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Olivier Deva, ndi umwami wa Yesu Kristo. Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo, Yesu Kristo byiringiro bizima, Yesu Kristo umucyo w'isi, Yesu Kristo mazi amara inyota. Niwe duhamya, niwe turamya, niwe tuvuga ubuzima bwacu bwose. Ndi kumwe na mugenzi wanjye niyo nkuru Frank. Nuko twinjiye umunsi twinjiriye mu byanditswe. Musi twabahinduriye. Uyu munsi twaje mu sura cyashya. So jya muri comment wandikemo ngo Yesu ni umwami. Salvation World TV ikiganiro cyitwa Yesu mu rubyiruko. Twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeye, turabifuriza ko amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ubuntu bw'umwami Yesu ukomeze kubana namwe, mukomeze mugubwe neza, mukomeze muhindukirire umwami, mukomeze mukurikire umwami kubera ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Frank umeze neza? Uyu munsi meze neza kabisa. Uri en forme? Ndi en forme. Akenze kumenya igifaransa ntabwo mwari kubura. Imana ibiza bigabica amababa. Nge kuzajya utuntu twose ngo no donc. Nari kuzabamara hangana, nari kuzabazengereza. Warakiga da. Ariko ntari arenga. Bajya bavuga ngo kigukuze ngo ntabwo byoroshye, ariko kubeshya nta ruri mutamenye. Nzakoresha warwiga tuzagenda tujye kurwiga. So rero nizere ko umeze neza bro. I'm okay. Nizere ko ukomeye. Ndashima Imana kandi iracyaturinze, kandi ndabona umeze neza. I am okay. Yesu aracyari umwami, Yesu aracyakora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwanjye, ndakishimye. So uyu munsi rero tutatinze cyane nagira ngo twinjire muri topic yacu uyu munsi turi buganireho. Turaganira umwanya muto, turakora part 1 then tuzakora na part 2.
akantu ka parite wani ndumva kavugize nk'ikirusiya parite wani niba ari igihinde, you know. So Frank, tuganire rero tuganire kuri topic yacu. Urumva ijambo twatangira riravuga ku mugaragu wababare wari kubiyanga kubabara. Turaganira ku mbabazi uyu munsi rero. So sinzi wowe iki imbabazi uzitekereza cyangwa se ushingiye kuri iri jambo twumvishe y'uyu mugaragu na mugenzi we n'ibyo yakoze n'ubuzima bwacu busanzwe bwa buri munsi. Wowe imbabazi kuri ubundi uzifata gute? Imbabazi kuri njyewe rero numva ni ikintu kikuva ku mutima, ikintu kikuva ku mutima ukumva ko uruhutse, kuko buriya iyo utarababarira numva ari nk'ikintu kiba kiri ku mutima wawe kiwufashe, so ni ikintu kiba kikuremereye. Buriya umuntu ashobora kuza akagukorera ikibi we ntatekereza ko ari kibi, cyangwa nubwo yaba akizi ugasanga we ntacyo bimubwiye, ariko we wanze kubabarira ni wowe ufite cya kintu ku mutima nyine kikuremereye, ariko we mu by'ukuri ugasanga aridagadura nta kibazo. So numva rero kubabarira ni ikintu kikuva ku mutima kigasohoka kikajyana na cya kintu cyakubabaje, byose bikajyana ukaba weze ufite umutima ukeye. Bakavuga ariko bati ngo kubabarira ubundi ngo bivuga kubabara mu cyimbo cyo kubabaje cyane cyane, no kuvuga ngo wowe ni wowe ugira ubwo buremere bw'icyo kintu muri wowe. Yego. So none se wowe ubona muri no minsi ubona kubabarira byoroshye cyangwa ubona abantu batakigira imbabazi, nyine abantu ngo bararakaye ngo nta miyaga bagishyiramo ntaki? Kubabarira ni ikintu kigoye cyane, kuko buriya ifite umutima uremereye kugira ngo ubabarire n'izindi mbaraga zituma ubabarira, ntabwo ari wowe. Ariko nk'umukristo se, nk'umuntu wemera Yesu uvuga ati nanjye ko nababariwe kuki ntababarira, ngo twakabaye nyine isomo ry'imbabazi twebwe turyumva cyane, ariko se ubona ariko bimeze? Biragoye buriya kugira ngo ugire ubutwari bwo kubabarira bisaba izindi mbaraga, no kuba ufitemo ubumana bwinshi muri wowe. Urabona iriya story tumaze gusoma mu kanya iri muri Matayo 18:21 kugeza kuri 31 ngira ngo. Iriya story irerekana umuntu wababariwe ariko we ntashaye kubabarira. Bangwa ari ukuntu tuzi gusaba imbabazi. Urabona uriya mugabo ngo yaragiye kubita imbere ya shebuja aratakamba avuze navuga ati data buja mbabarira. Bari bagiye gutwara umugore we n'abana be ngo baje kubagira imbata bakorere umwenda yararimo. Ariko we amenya gusaba imbabazi kandi agira n'Imana, shebuja nawe yari umunyembabazi aramubabarira. Ariko we ngasohotse urango amafaranga uriya muntu yari amurimo, reka twita amafaranga nubwo atari amafaranga, nawe wa undi we yari amurimo yari makeya cyane, nkuko waba undimo miliyoni undi muntu akurimo ibihumbi 10 akubwira ati miliyoni frank ndayikurekeye bitewe n'ukuntu wanyinginze n'ukuntu nabonye ubabaye n'ukuntu n'iki byose nta kibazo. Wagenze bati uriya muntu undi mu bihumbi 10 ukaniga bro, urumva ukenda kunyica kandi wowe urababariwe. So bivuze ngo ari ukuntu twebwe tuzi gusaba imbabazi ariko kubabarira bikatugora cyane. Ariko buriya kubabarira impamvu bigorana, buriya iyo wababaye ni wowe umenya agaciro cyangwa uburemere bw'icyo kintu cyawe cyakubabaje, sibyo? Hari utuntu ushobora gukora nk'akageste gatoya wowe wumva ko ari akantu gatoya, ariko wa wundi wacyakiriye urumva n'umenya agaciro cy'icyo kintu. Buriya no gutanga nuko bimera, no kuvuga ngo iyo utanze wowe utanze ushobora kumva ko umpaye akantu gatoya, ariko ngiye wakiriye ninjye umenya ka gaciro cya kintu wampaye, avuga ati ikintu kirakaze cyangwa gifite umumaro munini kuri njyewe. No kubabarira ari nuko bimeze, no kuvuga ngo uwo muntu wagucumuye ashobora kumva ari akantu toto nta n'impamvu zo gusaba imbabazi, ariko wowe bacumureye bakoreye ikibi ni wowe umenya agaciro k'icyo kintu. Niho handi usanga nyine ni wowe ufite uburemere bw'icyo kintu wumva bagukoreye kitari cyiza. So ni nawe rero urwana no kubabarira kurusha uko wa wundi we ntacyo babimubwiye. Ariko no gusaba imbabazi nabyo ntibyoroha. Papa ibyo ni ibintu bya mbere bigora cyane. Imbabazi nabyo kandi ijambo rimwe ryo kuvuga ngo biragora cyane, buriya imitima nyine irinangiye. Imitima irinangiye nta bintu byata. Ndibuka ngiye ntangira gukizwa, challenge ya mbere nagize ari yo gusaba imbabazi tu. Niwo mukoro wa mbere umwuka wera yampaye. Umva hari abantu iyo wabaye mu buzima nk'umuntu aba yarabayemo, hari abantu baragiye uhemukira ubigambiriye cyangwa utabigambiriye, ubizi cyangwa utabizi, ariko kugenda wegera Kristo ugenda wibona nyine, ubona muri ya image ukabona ububore n'ububi bwawe bwose.
urumva Yesaya ngo yabonye Imana avuga ati mbonye ishyano ndi umunyaminwa yanduye ntuye hagati y'abanyabyaha kandi yarazenyeje avuga ati muzabona ishyano ariko umunsi yabonye Imana yaribonye nyine undi yibonye Kristo ikintu cya mbere ubundi uribona mu bubi bwawe bwose bati kumbe ndi mubi gutya none maze ntangiye gukizwa nibona atangiye kwibona nyine mbona ko ntari umuntu mwiza tu none numva nyine mu mutima ngize initiative yo guhamagara ba bantu ni wenda narakuraburije ntanabizi ariko mu mutima ngomba kaje ngo banga ati piano mbabarire wowe ntago naguye mu kintu impamvu nazo urumva ariko niba nawe naraguhemukiye mbabarire usaba imbabazi imbere ya kamera urumva ni habamagara abantu bamubwira ati twavugana umwe akemera undi akanga ukihangana ugatitiriza akitaba akamubwira ati rero hari iminsi twabanye ndi mu buzima bugoye ntameze neza ndi lost ukuntu nshobora kubonera kubanye nawe umbabarire ukumva man nyine bamwe bakabyumva abandi ntibabyumve bamwe bakabwira ati nta byatare nyine turumva byonyine no kumva ndi kuguzaba imbabazi nabyo ubwabyo nacyo cyari gitangaza ati umutipe yabaye iki beast mode yabaye disactive urumva ariko arogeza imbabazi bati uyu muragiye gupfa noneho kabisa ariko numva nyine mu mutima ngomba kubikora kandi man byarambohoye mu mutima wanjye urabohotse kuva icyo gihe rero maze gukora ibyo bintu mbonye ukuntu gusaba imbabazi bigora nahise niga kubabarira abantu bose n'umuntu wampemukiye uzareba iki kiganiro uzamenye ko nakubabariye rwose nyine nahise mbona ukuntu biruhije ndavuga bro dukwiye kubabara none ndanje ndeba ukuntu nari umunyabyaha kuko ibyaha hari ukuntu ukora ibintu ariko ubona ari ibisanzwe iyo umaze gukizwa uribona ukavuga ati kumbe bino bintu byose nakoraga ugahera kugeza ku kimwe byose byari ibintu Imana yanga gusa byose ariko ukabona Yesu yarakubabariye uvuga ati niba Yesu yarambabariye muri ubu bubi bwose narababaje umwana w'Imana gutya nkababaza umwami wanjye gutya kuki ngiye ntababarira nekereza ko rero hari kubabarira iyo umaze kumenya imbabazi wagiriwe kubabara nawe birakorohera iyo wigeze gusaba imbabazi umuntu ukumva ukuntu uwo mutwaro uremera iyo umuntu agusaba imbabazi nawe urabyumva rero ntekereza ko niba dusaba imbabazi natwe dukwiriye kuzitanga abarimo nibyo nakubwiraga abarimo ubumana ntago ari ikintu cyoroshye udafite uwo mutima w'ubumana muri wowe cyabiragoye cyane so kandi nako muri iki gihe abantu yumva dufite imitwaro y'uko abantu batubabaza so usanga umuntu yaragiye akishiramo umuntu avuga ati uyu muntu yarambabaje mu by'ukuri umwaka wa mbere ukabigendana umwaka wa kabiri ukabigendana mu by'ukuri wa muntu we kuri we nta n'ibyo yibuka cyane nta n'ibyo azi urumva ariko wowe icyo gikomere ni wowe ukigendana ni wowe ubabaye rero icyo gikomere kugira ngo ukikuremo kikuvemo hamagara wa muntu ubwiye ati njyewe wari warambabaje ndakubabariye uzumva ukuntu uruhuka bitumera nk'umuntu utuye to ni ukuvuga ngo uhita wumva uri umuntu kabisa undi atari wa wundi wari usanzwe kuko buriya ikintu cyitwa umutwaro noneho mu mutima buriya hari umuntu ugeze kutubwira ngo aho kugira ngo njye mbane n'ikintu kimbangamiye mu mutima ngo nakwikora umufuka w'amakara iminsi 5 kuko umufuka w'amakara igihe cyose wawutaza ariko kubabarira cya kintu kubabarira wa muntu uri mu mutima wawe uva kubabarira yakwishima utagira biragoye kabisa kuko yavuga ati uyu munsi tuza ntibibaho so urumva rero kugira ngo nababarire harimo cya kintu cyitwa ubumana kandi buriya uwo mutwaro uranavuna ibyo waravuze n'ibyo kugendana umuntu mu mutima wako hari n'igihe atabyibuka cyane hari n'igihe gukorera akantu uyu mwanya simenye ko ari ibintu byatari kumba bro mu mutima wawe ufite n'inyundo imeze gutyo urimo urabivuga ati sha kamamba so nabyo bintu biriho muri iki gihe urumva twe abantu buri wese arwana n'ubuzima bwiwe shobora kuza nkakubwira nk'akantu kuko ndi muri ya mode mbi urumva aho ukavuga ati iri jambo sinzi hari utuntu tugeze kuba tugiye twajyaga tumbaho hari nk'igihe umuntu yambwiraga nk'ijambo ako kanya nyine ntirite rinzamo ariko naba ngiye kuryama kwa kundi uri ku gitanda ukatebuka nk'ijambo ukavuga ati uyu muntu yambwiye rino jambo ukagasesengura kandi mu by'ukuri yarivuze wenda kubera mode mbi yararimo cyangwa iki handi ugatumwisha ngo ati uyu muntu muri iri jambo yambwiye afite ikuntu banza yararimaranye nk'imyaka 5 ateganya kuzarimbwira uwo munsi kuko ni ijambo ribi abantu bavuga ati nurakara ujye uceceka
cyane kuko hari ijambo uvuga umuntu rikamubana rikamusatura neza neza. Ariko uburakari bunakoresha ibintu bibi. Niyo mpamvu buriya rero nakubwiye ngo kubabarira ni ubumana muri wowe, kuko niyo wumva ufite uwo mutwaro ukumva warakunaniye kuwutura, jya usaba Imana kuko biva mu mbaraga z'Imana, kuko twebwe nk'abantu turakosa kandi nta nubwo uzabura kubabara muri iyi si, ntabwo uzabura kubabazwa n'abantu muri iyi si, ntibishoboka. Urumva, n'umwana wawe ashobora kukubabaza ari umwana wawe, n'umubyeyi wawe ashobora kukubaza ari umubyeyi wawe, si sawa? Noneho ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ibyo bintu rero wumve we mu mutima wawe wejejwe, ni ukuba ufitemo bwa bumana. Ese Fra, hari umuntu wigeze kubabaza wenda nyuma gusaba imbabazi ukamubabarira? Mu by'ukuri njyewe nta muntu wigeze umbabaza ngo asabe imbabazi, ariko abenshi barambabaje. Nvango we ntibanaguzanye n'imbabazi. Ariko njye nize ko nk'ubu ngubu story yanjye ya papa, ni ukuvuga ngo nka papa jyewe sinigeze mushyingura. Bene wacu nagombaga kubishyiramo, kandi numvishe ko ibyo bankoreye atari ibintu byiza, sibyo? Icyo kintu nigeze no gusubirayo kubasura ntarabababarira mbere. Nyine ibaze ko narabonye n'umwana mwamwita mwene wacu, ko umwana wa sister wa papa. Yego. Okay, ni umwana wa sister wa papa. Akara karaje toka. Kubera ishaza nyine nari ifite uwo mutima nyine w'ikintu kitari kiza muri njye, vuga ati aba bantu baramemukiye bagize uti. Ariko nyuma maze gusobanukirwa numvaga ari nk'ibintu bisanga, vuga ati it's fine, narababariye. Hari n'ukuntu noneho umuntu abazi ko yakoze ikibi agashaka kukubwira nyine ngo ijambo ry'Imana byihorere, kubera ko rafite wa mutima uremerewe na cya kintu bankoreye kitanejeje, sibyo? Ariko maze kwiga nyine kubabarira numvisha ari ibintu nabatake. Ubu umuntu yabana nabo baboneka bataboneka, it's fine, narababariye. So urumva, kugira ngo nturi uwo mutwaro wari undemereye, kandi uwo mutwaro nawe ugize nkifite imyaka 9 8 urawukora, nubwo wawutuye ufite imyaka ingahe? Nawutuye nangiye ku 20 kabaga ataka mbihorere n'ubundi byose yari. Urumva ni ikintu ubugendana mu mutima wawe kikuremereye, kandi bo nta n'ibyo babaga bazi. Aravuga ati byo n'abawusu ati karanabyibagiwe karakana, ariko mu by'ukuri umutima wawe uremerewe. So urumva rero hari imbaraga z'ubumana ziba zigomba kugukoreramo kugira ngo icyo kintu giture, kandi umaze kugitura ubaho wumva nta kibazo ufite muri wowe. So niyo mpamvu nakubwiraga, ari umuvandimwe yakubabaza, ari umuturanyi yakubabaza, ari inshuti yawe yakubabaza, ariko nuwiga kubabarira niyo yagukoreye, kuko dufite kamere muntu. Uyu munsi ashobora kukubabaza ukamubabarira, ejo ukamubabarira. Ubaho ubabarira, uhora n'umutima wejejwe, kandi ubasha no kubaho wumva nta kibazo kiri mu bandi bantu. So nawe rero ushobora kuba ufite abantu bakubabaje, ntago babura, kandi ntibabura. Turi mu isi, Yesu aravuga ngo tuzifashe igihe mu ntambara, bazakubabaza bakomeza banakubabaza. Kiri mu isi bazakubabaza bro, kandi nawe hari abo wababaje, none ntureba abandi, nawe urebe ko ari abo wababaje. Ariko niba warababariwe nawe wababarira. Ntago byoroshye, ariko Yesu ajya dushoboza kubabarira, kandi kubabarira ni impano wiha ubwawe ku giti cyawe, kuko uwo mutwaro ni wowe uvuna kandi ni wowe uremerera. Ariko iyo uretse Yesu agatwara, ubuzima bugenda neza. None dusoza, hari ikintu ahubwo mbere ko dusoza, hari umuntu ugeze kutubwira nyine ngo buriya kubabarira tureke n'ibintu by'ubumana, ngo ni ubutwari. Icyo nicyo ni ubutwari, kugira ngo wumve icyo kintu cyonyine cyo kumva wababarira, ni ubutwari. Rero iyo ufitemo ubwo bumuntu ukagiramo ubwo bumana n'ubwo butwari, why not? Ushobora kubabarira, kandi Imana ikunda abababarira nk'uko yawe yakubabariye. Warivuruguse mu bintu byinshi bitandukanye ikakubabarira, why not? Umuntu ugucumuriye rimwe, ejo akagucumura kabiri, ujye utamubabarira. So nawe ubwo bumana butubemo bwo kubabarira. Kandi ubwo dukomye urusyo, reka dukome n'ingasire. Ikinyarwanda ubundi rwo rurimo imfana. Ubwo dukomye urusyo dukome n'ingasire. Nuko turimo tuvuga ku mbabazi, nawe mwige gusaba imbabazi. Nibyo guhemukira abantu, nimubasaba imbabazi, mwige gusaba imbabazi. Niba uzi ko wahemukiye umuntu, kandi bira ku kantu gatoya, niba ukoreye umuntu akantu gatoya ukabuzi ko ari kabi, musaba imbabazi. Kuko turiya tuntu dutoya ugenda upanga tugira ngo tukaba ikintu kinini, umutima ukabigufwa. Ariko twige gusaba imbabazi. Wenda bange kutubabara cyangwa tubabara, ariko twige gusaba imbabazi. Natwe rero twababajwe, twige kubabarira. N'umuntu yaraguhemukiye, mubabarire, kubera ko urundi kugumya mu mutima wamutwayemo nta kintu bikungura tu, sibyo? Niba uvuga mbabara ubundi byajambo kukirigora cyane.
Remera bro sinzi Manza ariko rifitemo izindi ni mbaraga. kamere muntu nyine niko umuntu arikakaza Koroha noneho byakubitira ku bagabo byo abagabo bo kugira azagusaba imbabazi ngo bisaba umwuka wera gusa umwuka wera ataraza ntabwo mu rugo ushobora kuba azi ko ariwe wakoze ikosa akavuga ati ndi umugabo nta mpamvu zo kuvuga ari mvuga mbabarira ndabancitse amazi mu rugo no uzamenye ca bugufi cyubahiro n'ikibara guca bugufi bimenigwa niba bavuga ngo bimenigwa naho ngo bivuna igufwa guca bugufi mundi niyo deal abantu bakomeye mu isi bose nyine babayeho ni abantu bagiye biga guca bugufi ko guca bugufi ntabwo uvanga abantu bagukandagire ku mutwe oya aho ugomba koroha uruhanye niba wakosheje saba imbabazi utitaye ngo abantu barebibona gusaba imbabazi ukomeze nawe wahemukiwe wige kubabarira kubera ko ni ubutwari nk'uko Frank bivuze kandi nako bimeze ariko natwe twarababariwe kandi niba wumva binakuremera uvuga ati birangoye ntibishoboka Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura egera Yesu aguhundagazemo urukundo rwe aguhundagazemo imbabazi ze uko agenda bamugari muri we nawe umutima wawe uzagukubabarire abantu baguye mu gihe baba baragukoreye byose numara kumva urukundo rwa Yesu ukabona ububi bwawe ukabona ubwiza bwe nawe uzababarira abantu kubera ko nta mpamvu yo kuba tuvunika kandi ari ubikoreye imitwaro yacu so Imana nibaho umugisha rero tubabarire dusabe imbabazi kandi natwe twarababariwe turashima Yesu Frank wakoze cyane Imana iguha umugisha nawe kandi n'abadukurikiranye Imana ikomeze ibahe umugisha ikomeze ibambike imbaraga ikomeze ibahe urwo rukundo rwo kubabarira byose Imana ikomeze ibiteho ari abaremerewe ari abarushye Imana ikomeze ibajya imbere so mukore subscribe mulayikinge musharinge mudukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu musome Bibiliya mukunde Yesu mukurikire Yesu muvuge Yesu mwegurire Yesu kubera ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo niwe byiringiro bizima bidakoze isoni niwe mucyo w'isi umurikira bari mu mwijima ku buzima bwawe bwa bumeze kose Yesu yabuhindura ibyo tuvuga yabikoze mu buzima bwacu namwe yabikora mu bwanyu rero mukurikire Yesu mwizere Yesu kandi mukunde Yesu amahoro y'Imana bane namwe ini Salvation Road TV kiganiro Yesu mu rubyiruko nitwa Olivier Deva nitwa Frank Imana ibahe umugisha akabaho u Rwanda Shalom. Shalom.